Goliyati bashaka ntabwo ari kure ahubwo amuhagaze imbere ari uruhande rwa Goliyati ni amadeni ni kwa kutabyara ni kakagambane ni wa murozi ni bwa bukene n'abantu barabacura ni bya bindi bikubaho byose abo ni bo Goliyati hakene ko Goliyati akubitwa rero nyine ntitongera ngo tubabwire ngo ubahagaze imbere ni isoko y'umugisha bagomba kubanza bagahonda umugisha ukenje bivuze ngo si ikibazo no kuvuga ngo ubundi icyo kibazo kimuri imbere tara amaseki yarabase no ikigeragezo umuntu kimuri imbere abone kiri imbere ze kije kumuzamurira amavuta ntaga cyumana amavuta uziko oro y'amaseki yari yatumye abantu bajya mu myobo nabatajyayo dufite abantu bagiye mu mwobo ariko bari bahunga hagombaga ro kujya ariko Dawidi mubera igisubizo no kuvuga piwala masanda hari abantu bicaye ngo ndapfuye ngo no ucyo kintu kiguhagaze icyo kikuri ni amavuta yagiye gukoma ni hazamuye urabyumva noneho kuvuga ngo abantu bafite ibibazo imbere ariko bakabireba nka Imana yarandekuye oya uwo mubaba ni Goliyati ugiye gukubita ujye wamenyekana kugira ngo amavuta agire gute uko gutinda turabashuhuje bene data nshuti z'Imana mudukunda abakunda tubagiraneho ubwuzu TV TUT channel yanyu kandi mukunda muzi ko ndajya nkunda gutinda mwikore ninge Pastor Nambaza Jean Baptiste ngize amahirwe ndi kumwe n'umubyeyi wabyaye channel muri kureba ndetse na mugira ngo arivuga n'umuntu w'umugabo n'umuntu wazamuye amavuta yanjye Imana iguhe umugisha nkagira ngo uro mu mwanya agire avuga yo kujya kwikora nk'abantu bakambona ni kari umukozi w'Imana kuri channel yawe kandi ziko turi kumwe nitwara Imana Wellars nkunda gusenga amen hanyuma akaba ari umuyobozi w'ikinyamakuru gikorera n'ubundi kuri YouTube kitwa ugusengarwa basaba ko mujye muyikurikirana mukore subscribe mukurikirana ibiganiro byiwe kuko ni channel ibaha ijambo ry'Imana gusa ubuhanuzi n'amasengesho kuko no murongo mwiza yafashe ariho nanjye nagiye ngenderaho kugira ngo twagure ubwami bw'Imana nta matiku tugiyemo turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo amen hanyuma rero umukozi w'Imana kino cyumweru tumaze ibyumweru bitatu tumaze ukwezi kumwe tureba muri kwezi kwa 9 tureba intanga 25 zafasha gutera imbere twarasenze abantu batera imbere dukurikijeho tureba intambwe none ikurikiraho ivuga ku maraso ya Yesu abaye mu mutwe ku birenge hose ikimwe dushojoro cyavugaga ngo imbaraga z'amaraso ya Yesu ku buzima bw'abantu amen aho twabonye Imana igenda ibohora tubagira ko abantu bihuza n'amaraso ya Yesu bihuza n'abahanuzi basenga Imana bihuza n'ibicaniro by'abera kugira bashe gutabaruka none rero nkubwire rero uyu munsi cy'icyumweru turimo ni icyumweru kivuga ngo hari ukenewe kugira ngo amavuta yagaragare hari ukenewe kugira ngo amavuta yagaragare kandi ujye umenya intsinzi yawe ntiba kuri wowe ahubwo intsinzi ihishwe ku mwanzi wawe akano gasubiremo intsinzi yawe ntiba kuri wowe ahubwo ibitse ku mwanzi wawe iyo umaze kumwigizaho nubwo intsinzi igaragara ngira ngo urabyumva uvuga ngo intsinzi yawe intsinzi yanjye intsinzi y'umuntu wese burya ibitse ku mwanzi ibitse kukurwanya ibitse kukuvuga ibitse kuguhiga aho rero no habitse intsinzi iyo ubashije gutsinda ugatsinda umwanzi niho amavuta yazamuka Imana ishimwe amavuta yawe ntabwo rikomeye cyane amavuta yawe ntabwo abitse muri biro yawe amavuta nta nubwo abitse mu biro ahubwo amavuta azatuma amenyekana n'ababisha bayarwanya nukuri nagira ngo dusengere nk'umuhanuzi akaba ari umuhanuzi ukomeye cyane mujye muhamagara umuhanuzi w'Imana mukurikiye channel yagusengarwa maze Imana ibaha umugisha badusengera Imana tugatangira aho tugiye gusoma andahita amavuga mu kanya gatoya Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye
uri Imana ifite imbaraga, uri Imana turagukunda ifite kuko ubutware, wadukunze mbere uri Imana ishobora byose. haleluya Twumvishije intego y'ikigwa, tugushimiye kandi ni intego nziza Yo! cyane, ni intego igaragaza ubutsinzi bwawe. Yes. Twemerere umuntu wese ukurikiranye Yes. iyi gahunda Yes. ya n'ubwuzu TV Yes. ahabwa umugisha nawe. Yesu Imbaraga ziganze muri byose. Yesu wacu Tuguhaye ikaze, umwuka w'Imana aganze muri byose. haleluya Icyubahiro cy'Imana kiganze muri kano hopa kanya. mandere Reka imbaraga z'umusaraba ziganze, ukuboko kwiza kw'Imana yacu kubeho mu izina rya Kristo wa Nazareti. amen amen. Urakoze cyane rero mukozi w'Imana, nagira ngo turebe ko ijambo ry'Imana riboneka uko nabigusobanuriye. Ni muri Samweli wa mbere n'ubundi ni ibice 11:17 ndasoma nihuta hanyuma tuganire kuko bigaragara neza ko aravuga ngo 15 avuga ngo ariko Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli aragira intama za se i Betelehemu. Twese dusubire kubera ko tuba dushobora gucunguza uburyo umwete badukugeraza gusa 55. ngo ubwo Sawuli yarebaga Dawidi yagiye kurwana n'Umufilisitiya, yabajije Abuneri umugabo w'ingabo ati harya uriya muhungu ni mwene nde? Ni mwene Nabuneri. nawe aramusubiza ati mba ntumumwami atabaho nyagasani. ntamumenya. Arahakana. Umwami aravuga ati baza se uwo muhungu uwo ari we. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. Sawuli aramubaza ati harya uri mwene nde wa muhungu? Dawidi ati ndi umwana w'umugaragu wawe Yesaya. Urimo urabyumva? Hanyuma umurongo wa 3:18 ngo Dawidi asingizwa na rubanda. Ngo nuko mu itabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya, abagore bava mu midugudu i Yerusalemu yose baririmba babyina, baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga zabo, yego 3 banezerewe. Ariko ngo bavuga ngo muri iyo ndirimbo abagore bakikiranye bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Ngo Sawuli abyumvise ararakara cyane, ahabazwa n'iryo jambo, aravuga ati Dawidi bamubazeho inzovu naho nge bambazeho ibihumbi gusa, none se ashigaje iki kandi ukeretse ubwami. Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Ayo magambo urabizi ko nk'umuntu ukunda gusobanura biriya cyane iyo twicaranye nagira nkubwire ikintu gikomeye cyane. Ubundi uyu mugabo Samweli igitabo tujya tubona ntabwo kivuga amateka yacyo, ariko mwibuke neza ko ari umwana wavutse, avuka ku mugore wari warabuze umwana. Duhumuriza abantu batarabyara. Kuba Imana igukereza ari kiguteganyirije ni igisubizo kizima. Ngo noneho Imana imubonekera ari ninjoro, namubagara turi hehe ngo kubera ko yarazi ko Imana ari se. Abana bato babyeyi mufite ibibazo. Ngo noneho we ngo aragenda ajya kwitaba Eli. Muga ati singuhamagaye. Asura singuhamagaye. Ati noneho gatuvuye ngo ndi hano. Nibwo msikajwe Imana mukuru bizagenda byose. Uyu rero Samweli araza ariko ubwami kugera ubwo Eli yambuwe ubutambye n'abahungu be kubera ibyaha bakoraga. Umwana wavutse kwa Hana abafasha ubutambyi gutyo, ndihaza kwimika uwitwa Sawuli na Sawuli. Ariko igihe kigeze Sawuli akora ibyangwa n'Uwiteka. Yanzwe ibyangwa n'Uwiteka, ngo haza kuba ko Imana ibwira Samweli iti uzageza ni mu bice 14 uzageza ryari kuririra na 15 uzageza ryari kuririra Sawuli naramwanze. Ahubwo hirgiye i Betelehemu hari umusore umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, genda umunyimike. Araguje ngo ajyayo aramwimika. Imyimikwa rye ntituritinda hose, iyo mpamvu. Ariko icyo dushaka kuvuga ni cyanga ntabwo hari umuntu ukenewe, kugira ngo amavuta yawe ajye ahagaragara. Niyo ntego giye mfite uyu munsi wa none. Kuko Dawidi yarimitswe ariko asubira mu ijambo. Ni wa murongo 15 asubira he? Baramwimika, yimikirwa amavuta y'ubwami. Ariko ntiyajya ku ntebe, ahubwo bene se n'abarumuna n'abakuru be n'ababyeyi be na mama bamushora hehe? Iyo mu ishyamba. Bamusubiza mu ishyamba kandi yimitswe. Ndagira ngo kuri uyu mugoroba ufashe, ndagira ngo kuri uyu mugoroba ufashe dukubita umwuka utujyana amavuta atagomba kutujyana. Nagasuzuguro cyo ushaka ko tubiganiraho. Uzi ko bari bateguye n'ameza bamwimika.
ntiyarahari kandi ibirori byategura ko ntiyabizamo ibirori byategura amaze no kwimika ntibanamurekera mu rugo ahubwo bamusubiza he ntibanamuha n'ubwami aho twagize twasomye ngo yajyaga acuragana icyo bita gucuragana ngo yajyaga acuragana niyo magambo twabonye acuragana ava ibwami ngo hose ajyayo urumva magambo twasomye kare aravuga ngo ariko Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli aragira intama za se i Betelehemu urumva akajya kwa Sawuli akajya i Betelehemu akagajya mu ntama ariko ni umwami afite amavuta kandi se Ramaseki abantu bacuraganya ubwenge hari abantu bari kuzererana diplome hari abantu bari kuzererana batagira urubyaro kandi barashatse hari abantu bazumva dekasipari muri akarara mu ishyamba murya kandi afite amavuta igikomeye ni cyahanga nuko bene se batahaye agaciro rero abadukurikiye kuri TUT abadukurikiye kuri TUT hakenewe umuntu utuma amavuta yawe amenyekana taya sini manora hakenewe ngavuga Dawidi ntabwo yari kumenyeka baramushubijeyo bamushubijeyo hari hakenewe umuntu imbere ye utuma amavuta amenyeka none so uwo Goliyati ni inshuti ye ntabwo ari inshuti rero amavuta azatumenyekana umwanzi haleluya hato Mesaya mandele hari hagombaga kuboneka Goliyati kugira ngo amavuta ya Dawidi aboneke ntabwo Goliyati ataboneka amavuta ya Dawidi ntiyarazwe ise yarayapfundikiye nyina arayapfundikiye basa barukube barapfundikiye bamushoriye iyo ngiyo hakenewe amavuta dukurikiye hakeneye umuntu ugaragaza iyo arahari ariko abantu barayatwikiriye afite ijambo ariko nta gatuta afite imbaraga zihanura ariko ntibamwemera ariko mushumba hakenewe kudukurikiye iyo arwana kugira ngo ayitsinde amavuta azamuke nicyo nshaka ko tugeraho turajya mu mwanzo no kuvuga ngo ijambo ntabwo biruka ndimo ndafashwa nanjye ahubwo mu kanya no ku muhungu yadushyizeho ameza mba nagurutse icyo bivuze hano ijambo ry'isuri ryoshye hakenewe Goliyati noneho akajambo k'ubwenge abantu barahura n'ikibazo aho bakubise Goliyati wabo ngo amavuta azamuke bakamutinya ntibasenga kandi koko wabyumvise ibintu aho yakubise igini ry'ubukene muri we kugira ngo yishyurire abana ishuri aho bwararira ngo Mana wampoye we abo bantu bameze nk'abisire bari bagiye kwisha mu mwobo Dawidi rero nta muntu wari uzi ibyo bintu ariko ibaze na Dawidi yabyumvagaho kuko hari imbaraga nazimvagaho n'amavuta yarayumva kuko arwana n'indubu ari amavuta bari baramushyize yanababwiye ariko arwana yari yababwiye ariko ibyo ntibyari kumenyeka kandi abayazi bayapfundikiye mfite ijambo abakunzi nubwo bagupfundikiye kandi uwo Goliyati bashaka ntabwo ari kure ahubwo amuhagaze imbere ari uruhande rwawe uwo Goliyati ni amadeni ni kwa kutabyara ni kakagambane ni wa murozi ni bwa bukene abantu barabacura ni bya bindi bikubaho byose abo ni bo Goliyati hakene ko Goliyati akubitwa rero nyine ntitongera ngo tubabwire ngo ubahagaze imbere ni isoko y'umugisha bagomba kubanza bagahonda umugisha ukenje bivuze ngo si ikibazo no kuvuga ngo ubundi icyo kibazo kimuri imbere tara amaseki yarabase ikigeragezo umuntu kimuri imbere abone kiri imbere ze kije kumuzamurira amavuta ntaga kimana amavuta uziko ore amaseki yari yatumye abantu bajya mu myobo batajyayo dufite abantu bagiye mu mwobo ariko bari bahunga hagombaga ro kujya ariko Dawidi mubera igisubizo no kuvuga piwala basanda hari abantu bicaye ngo ndapfuye ngo no ucyo kintu kiguhagaze icyo kikuri ni amavuta yawe agiye gukomoka niho azamuka urabyumva noneho uvuga ngo abantu bafite ibibazo imbere ariko bakabireba nka Imana yarandekuye oya
uwo mubaba ni Goliyati ugiye gukubita ujye wamenyekana kugira ngo amavuta agire gute uko gutinda gushaka ni Goliyati ugiye gukubita no kubengwa ni Goliyati no kubengwa ni Goliyati no kudashakwa ni Goliyati gutinda kubyara ni Goliyati no kuba uyu munsi ujya muri cyamunara bakagutereza inzu nayo ni Goliyati iyo cyamunara bashize ni Goliyati ariko witinya uwo Goliyati witinya kuko uwo nguwo niho ugomba intsinzi yawe ni wa defa niho ugomba kubonera itsinzi mu kibazo niho Imana igaragarira itsinzi reko samande uzanye ubuhanuzi ni icyumweru cy'ubuhanuzi ubundi kuri TUT ni icyumweru kibabwira ngo uguhagaze imbere si umutego ahubwo amavuta yawe niwe yafite kubita amavuta yawe azi la masi kubita Goliyati yafite kubita uwo Goliyati umva mbere akiri mu ishyamba reka nkubwire amakuru bamushubijeyo bamusubizeyo n'amavuta y'ubwami asubirayo ubundi nta mwamuragira baramuragira bakamutura ariko we yagiye kuragira twabonye ngo yagiye agacuragana ko yaje kurwara ibibazo Sawuli noneho ngakenera umuntu w'umuhanga gucuragana are kugenda ugaruka niho gutumwa buri mwana acanzanira ikigenda hagaruka hajya kwa Sawuli ahuye n'abadayimoni ngwino umuhungizi umwami wimitswe ari guhungiza undi aho ngaho yamara kujya kumuhungiza amara gukira isata ariko Dawidi uri he waje ukareba zantama akabasubiye avuga ati ngiye kuraba bakuru be noneho gucuraga noneho umunsi umwe ngo agenda ajyanye kugemurira bakuru be umwami agenda agemuye cyabaramugemurira umwami baramugemurira baba baramusuzuga tijya kugemura umva kuri TUT uyu munsi tubagiraneho ubwuzu TV nzanye muhanuza umukozi w'Imana uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo tugiye guhangura uyu mudayimoni tushaka kumuhangura kandi tukamuhangura mu buryo bukomeye ndifuza ko uyu munsi ikiganiro kigoshye iminota 35 35 nayo usibye ko kuza kuyikontorora biragorana ntago umukanya tugiye kugusha ahantu hamwe turacyegeranya kugira ngo tubwire uyu mugore tubwire uyu mugore wo muri Canada izo nshoreke zagutwaye umugabo ni Goliyati kandi izo ngizo kubita iryo mu izina rya Yesu maze umuntu amenyekane bari bazi ko ari Dawidi inzu y'agasore gato kazi kurwana ariko uhavuze ngo umusore muto ngo umunini ufite imbaraga ngo witonda ngo umunyabwenge uzi gucuranga ngo w'igikundiro nibyo bari bazi ko yakubiswa ihembe ry'amavuta hari abantu Imana ya Domase kera ufite amasezerano yego hari abantu bazi ko yafite Imana ni yavuga nakuzuba ku rugo Imana yavuze ko urugo rwari urwawe nubwo ishora kizarutwaye kubita iyo Goliyati ufite amasezerano ke Imana izahindura amateka ku buzima bwawe Goliyati ukuri imbere se hari icyo yagutwara Goliyati ukuri imbere ni igisubizo ntabwo wamenyekana Goliyati atapfuye kugira ngo umenyekane nuko Goliyati apfa ikikuri imbere rero si ikintu gituma upfa ahubwo ni igituma ufungurirwa umugisha kubita iyo dayimoni iki ni icyumweru cyo guhonda izo dayimoni iki turi imbere kigomba gupfa kugira ngo wowe umenyekane kuko inkuru yo kumenyekana ibitse ubundi inkuru yo kumenyekana kwa Dawidi no kubaza amazina ya Dawidi ibitse muri Goliyati atari yapfa ntabwo Dawidi yari kumenyekana ariko ajya kugenda babaje ngo ariko ni mwene nde ariko Goliyati atarapfa ku buzima bwawe ntiwakambara agatimba Goliyati agomba gupfa ukambara agatimba Goliyati agomba gupfa Goliyati atarapfa ngakuvira muri ntiwamenyekana Goliyati atarapfa ngarekura abana bawe ntiwamenyekana Goliyati atarapfa ngarekura akazi kawe ntabwo uyu munsi ariko defa uyu munsi Goliyati agomba gupfa ku buzima bwawe amateka agahinduka nuko alamasika tando matra zififo hari ikintu kwiye kumenya uwo mudayimoni uguhagaze imbere niwe wenyine ugomba gukubita ukakira amavuta kumenyekana kwa Dawidi kwitwa izina kwa Dawidi byari bishe mu gihangange cyatitije abandi
niyo mpamvu tubwira abadukurikiye ngo ntukongere kugira ubwoba, ntukongere gutinya ibikuri imbere. uzi kuntu Dawidi ati uzi ko banamuzanye yaza bakagira n'impuhwe bakamushakira imyenda yo kwambara ngo y'urugamba kuko wabonaga atabishoboye, bibagirwa ko hari amavuta ntibari banabizi. yarazwi na se n'abakuru kandi batabyita, bamubonye bamugirira impuhwe ngo yarajegeye n'imbere, ngo yajegeye imbere nasubiye inshyira mu nzu bazo wasizwe gusubizwa inyuma. hari amavuta hari abantu bashwe inyuma kandi afite amavuta, hari abantu bashwe inyuma kandi bafite amasezerano, hari abantu bashwe inyuma kandi ari Imana yavuze, hari abantu bashwe inyuma kandi hari amateka bicaranye. Fashe ibintu byumve, ndashaka twinjiye muri ubwo buhanuzi. hari abantu bafite ibintu by'Imana ariko bitabageraho vuba, hari abantu bafite amasezerano ariko basubizwa inyuma, hari abantu bari gusuzugwa n'abadafite amasezerano, hari gusuzugwa abantu inyuma n'abadafite ijambo bavuganye. Reko masando telemana. Umva tubabwiza ko ni icyumweru cy'ubuhanuzi kuri TUT, ni icyumweru kuko nejo nzavuga ngo hatabaye abantu bitwa abamediyani ntabwo yamenyekana Gideon, ntiyamenyekana. ndashaka kuvuga ariko uyu munsi hatabayeho Goliyati ntiwari kumenyekana. yego bivuze ngo hatabayeho icyo kibazo ufite ntiwamenyekana, ntiwasubizwa. ikibazo rero nuko abantu batinya guhangana nacyo kandi ariho izina ryabo rihishe. kandi abantu batwumve neza, ntabwo Dawidi yamenyekanye gusa, yaranariye yicaye ku ntebe. twihuta cyane noneho kajya acuragana urumva amavuta bagakuyahisha ngo ariko ngo agemurire bakuru be, ubundi umwami atwara ibiryo cyangwa baramushyira ibiryo. hari abantu bapfanye ibintu banabipimye neza, hari abantu bakora nta mugisha bagira, uzi abantu bapfanye amadiporomasi, uzi abantu bapfanye inyatsi kandi bakoze, uzi abantu bapfanye imishinga. inyatsi ni ukuri, umuntu yakoze yarushye ntiyanaryamye ariko ntibamubaza n'igihumbi kuri konti. tukurangira uwo rero dayimoni rero tumurangira umuti. ndagira kubwira abakurikiranye TUT mukomeza mwiyandikisha, tubasaba mukomeza ariko munareba no gusenga murena gusenga nawe mukomeze mwiyandikishe mureba aha hose usanga umukozi Imana nyuma mpari. ndagira mbabwira ikintu gikomeye ariko iri jambo ryumvise gute oya nuko nkuzanye ariko je dukomeye nukuri. reka mubwire, tanga ubuhamya gato. ubu nta muntu wakuvuze nabi ukihangana ugasenga warangizwe tuzamuka mu ntera ntumuvuge mu izina gusa kandi ukavuga urupfu rwanjye ndubona wakubita Gideon, wakubita ntuze Goliyati. hari uwabonye inkozi ubukwe, inkozi mariage, arambwira ati ko nta kazi uzamutungisha iki, ukamugira inama, nakuboneye akazi ko mu rugo k'ibihumbi 7 ujye kugakora hano kwa Ramba. ngiye umubwire ngo ntabwo ubwo buzima ntuzabujyamo. Haleluya. ngiye kuguha akazi ke, uzi ko nakoze ubwo nkahita mbona akazi, nkahita mbona n'imodoka y'akazi, nkamuhamagara nkamuganira rero uzaza urakoze. yewe ibeshye ukajya muri 7. rero hari abamaze kujya muri ibyo 7. hari abantu batinye bajya mu myobo kubera Goliyati kandi baramutse ntibagisenga. uzi ko umuntu akujomba nakwerekane ngo ni mari kujomberamo, ariko gorasubamo gata. ariko se ubundi wowe byabanje umwuka w'Imana araduhagurukije. Haleluya. ku nyuma y'imyaka 50 hazabyara. urumve Goliyati ndamwumva, ni inshuti yanjye n'umutware, ni inshuti yanjye, ariko turi gusenga. Haleluya. Imana ikubita Goliyati. yego ikubita Goliyati irayahuranye. ubafite abana babiri, afite umuhungu n'umukobwa, kandi iyo 50 yabyaye itaragera, aracyari mutoya. Haleluya. ariko yaramaze imyaka 13. urabyumva ukuntu bikomeye. niyo mpamvu iri jambo ngo arangije imyenda arayanga ngo yigiye imbere ngo niga umwami yabaje ati kakagabo kasore gato katagira umugore katagira iki kamanutse kagiye guhangana n'ikigabo kinini kandi cyavuze ngo muri mwebwe ngo mushaka ukomeza arwane nanjye ngo ni mu dutsinda tuba dutsinda
nanjye nimbiconeje babona hamanutse umuntu muto ariko ufite ibintu biremereye muri we bitagaragara. hari abantu bicaranye ibintu bikomeye, abantu bicaranye kuzajya mu mahanga ariko baheze aho bari. hari abantu bicaranye kuzagira ibikomeye ariko uyu munsi bicaranye aho ngaho ngo asohotse nibwo babajenga ariko uriya ni mwene ndi. Umugabo w'ingabo ati reka mwamete mbura umwami ntabyo nzi, ati barize se nawe arabikwebye ko bumvaga ati aka kana kagiye gupfa nakahe. Ariko Dawidi arafite intwaro arangije ngaramanuka ndashaka kubwira ikintu gikomeye ngo ariko nabakuru abantu bati ngo subira inyuma wanshye wamotsi urumva bose baramubwira n'amavuta afite. hari abakubwiranye n'amasezerano, hari abakubwiranye n'abakazi ukora, hari abakubwiranye n'abizeremo, ariko reka mubwize kuri uyu munsi Goliyati agomba gupfa. Goliyati agira arapfa ntabwo yabaye ageze gute arapfa. Tuya ngo mbwira abadukurikiye ngo iyo satani guhagaze imbere, iyo Goliyati guhagaze imbere, iryo niho imbaraga ze zishingiye, niho kumenyekana kwawe gushingiye. Erega uko ijambo ry'Imana agenda ribivuga, uzisumye ijambo ry'Imana ku bantu bajye batubanziriza, abagiye basubizwa bose abanzi babo babaga bapfuye. Yego Petero ava muri gereza, utyo Herode kugira ngo Petero akomeze umurimo w'Imana, Herode yarapfuye. Imana muri stade, Imana iguhe umugisha, Imana imukubita urushyi agwinya yohereza marayika ngo abadamu ngo abagore baravangura narimo aravuga nk'Imana. Kumbe ni ukugira ngo Imana ikure Goliyati imbere pa agwinya. Iyo Goliyati kuri imbere tewasini Imana oraye nta nubwo uyu munsi none saze ngo kandi Imana irwanisha ibintu bikomeye, ibuye urushi iyo nta nubwo bikuvuna. We yafashe ikanzu yari imanukira yigendera ngo noneho Goliyati amubonye ati niwe bampaye ngo bagahungu ukantera n'inkoni yonyine. Kumbi ntamenye ko umuntu afite ibanga mu mufuka, arimo aratarakana amavuta. Ubundi umuhanga wo kurwana guhisha intwara akoresha yabonye inkoni ntiyabona ibuye, yabonye ubutware ntiyabona Yesu, ntiyabona amavuta. Ay data we yari afite amaso ntiyari akora amavuta umuntu asizwe, umuntu yararebaga ntabone ko ari umwami uri gusimuka imbere ye. Reka ahubwo ntiyarazi ko ubundi igihanga cyamba kwicwa na Dawidi w'umwami, kuko n'ubundi Sawuli ntabwo yari akiri umwami, hari hakeneye igihanga noneho ngo amanuke atangiye agenda, bamubonye bose barihisha bati karapfuye karagiye kararangiye. Ati ngamugeze bati ni wowe, ati ndakwica ngo bagira ibisiga nkugire ngo utaritotomba. Dawidi amusubiza ngo ati mva nkubwire jewe nta n'ikibazo ufite muri gikomeye, ngiye nguteye mu izina ibyo biteka Imana wagize. Batera intambwe abandi ati nindagiye he, atakagendera n'ubwo atari ku wundi unteranye inkoni. Wabona inkoni ntiyamenya amavuta, ntiyanamenya n'icyo abitsa hano ku ruhande. Ubundi banga rya mbere ry'intsinzi ugomba guhisha umwanzi intwaro ukoresha, umuhisha amasengesho wasenze kamuhisha. Kandi n'abantu buriya reka ngubwe hari ikintu nabonye kuri Dawidi, buriya abantu Imana gutuma Dawidi bamwimika ariko ntibimenyekane. Iyo biza kumenyekana bari kubwira Goliyati ati wapfa uyubona ntabwo ari Dawidi ubona gusa n'umwami uje. Ntabyo bari bazi na urumva Goliyati yaramurebaga akabona n'akana ahubwo se wamwohereje ntibonaga ari akana we, niwamwohereje yabonaga ari akana. N'izo ngabo zazindi zonaga ari akana, ariko Dawidi we yari afite ibanga yicaranye. Hari ibanga umuntu ukijijwe, hari ibanga umuntu wizeye Imana nawe yabahisha amakuru. Yababwiye ati igihe ikibazo cya mbere intare iraza nkayishwatura nkayikura mu kanwa hakaza idubu nkaturutse, ntabwo imbaraga zimuhereza. Ntabwo uri utarakebwe, idubu ntiratuka Imana, ntiratuka Imana, turiya muntu utuka Imana. Hari ibigeragezo byagutukishije, byakwambuye ubusa, hari ibigeragezo byakurwanije, byaguhize, bituka Imana gutyo. Barasuzuguye Imana hejuru y'uko utarakora ubukwe, utarabyara, utarabona akazi, wabuze viza, waseze aho ngaho divorce gutanga, n'uwa kabiri mugiye gushakana nawe ari byose ni igitutsi ngarangije amanukana uruhago. Ubundi nkubwira ijambo rimwe turi mu mwuka ariko ducecetse. Iri jambo iyo weretse umwanzi wawe ibikoresho ukoresha
uba wikoze akwica nabi. rero ashaka ibiruta ibyo ufite. Rero ngo Goliyati amurebe abona n'inkoni, ati dore afite unteranye inkoni sharara n'imbwa, abona n'inkoni, ati ndakwica nkubagira ibisiga gihe mfite umwana nkwaje ngo ndi muremure shingiye kuri metero mfite n'uburebure n'ubunini mfite n'amana 6 n'ikesheshatu, ati ndakwica nkubagira ibisiga uyu munsi. Adarambwa atari ko giye ugira ngo ufite n'ikibazo cy'ibisiga, ahubwo gereka nkubwiza ukuri, kereka nkwereke mu bunini bwanjye n'ubutosi nagushobora, mu kirere cyanjye ntabwo nabikunda, ariko jewe hari amagambo 3 ngiye kubwira. Icyambere sinje genyine, ahubwo nje mu izina ry'Imana wasuzuguye. Iri jambo ntabwo uraryumva? Je mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye, ndagutera mu izina ry'uwo wasuzuguye. Je singutera nkamwe na Yesaya, Dawidi mwe na Yesaya. Yesaya yo kwa Obedi, ngutera umurozi. Obedi yo kwa Bowazi, ngutera karande ukazikubitisha mu izina ry'Imana bashatse kugerageza gusuzugura. Kandi Imana ijambo rikomeye aravuga ati jewe ndaguteye mu izina gato uragenda guteye kwanza, singuteye nka mwene Dawidi yo kwa Yesaya yo kwa Obedi yo kwa Bowazi, ndagutera mu izina ry'Imana. nge nguteye mu izina ry'uwo wagize gute wasuzuguye. Kera yamaze guhuza intambara ye, yamaze guhuza intambara ye ayihuza n'Imana na Goliyati. Yarangije deja kuba atagihari, ahubwo haje Imana. Tewa kuko domika lambasa nukuvuga ngo iyo urwana intambara nzima, Imana ijya imbere ikarwana urugamba rwawe, ko niyo iguhesha kumenyekana. Sikabwiye kuri umwe zakujya imbere. Avuga ati jewe ntabwo nguteye mu izina ry'Uwiteka, ntabwo ngiye nguteye mu izina ryanjye, ahubwo ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka ya Isiraheli. Iyo wagize gute wasuzuguye, ntiwasuzuguritse, uyu munsi ndakwica, urafatanya natwe. undi we akagira ngo ati yo nkoni kumbi afite ibuye. Hari amabanga dufite, hari ibyo Imana yatubwiye, hari icyo tugomba gukora, hari amasezerano akomeye, hari umugambi burya umunyamasengesho, umukozi w'Imana, n'amasengesho ni nka rasoro, ukandagiye uyongera imbaraga, yigushibukanye urumva ibanga ry'intambara ya Dawidi. Yaravuze ngo singuteye nubwo nguteye, ariko singuteye ari jewe Dawidi wo kwa Yesaya, Yesaya wo kwa Bowazi, hirya iyo ngiyo kwa Rusina n'ababyanga, siho nguteye. Turacyakomeza gukora umurimo w'Imana. Nukuri reka nkubwize ukuri, iri jambo ntabwo ndihagarika. Ni ubwa mbere kuri channel cyandenze iminota 20, ariko uyu munsi nishaka ibisaha kuko kigiye kure mu mateka kino kiganiro. Hari abantu ngewe mpamvu nkubwira bino bintu kugira ngo unabyumve, ndashaka abantu bumva kino kintu. Ibanga turimo tushaka kubagushaho bitinya urugamba rubari imbere, ahubwo dayimoni bari imbere ni ubitse intsinzi yabo. Nibasaba Imana bamunyaga igikombe cy'amavuta banezerwa. Yo dayimoni ukuri imbere, uri imbere yawe ni ubangamiye amavuta, niwe abitse intsinzi, abitse kutamenyekana, abitse kutabona urubyaro, kubita ava imbere yawe maze nawe umigire gute. Haramasike iri jambo raryumva aramanuka ati jewe ati nguteye izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli wasuzuguye ugatuka n'ingabo zayo. Buriya mushumba ati uyu munsi Uwiteka aragira gute? Buriya mushumba njya ntekereza Dawidi amanuka, yarabanze akurura ikintu bita ubushuti, uburyo Imana yamurobanuye imbere ya Yesaya n'imbere ya mama we n'abavandimwe be bari yawo nabashama na Aminadabu. Arakurura arangije hari ukuntu yamanuka, ntabwo urumva atapfa kumanuka. Akurura amavuta y'uburyo Imana y'uburyo Samweli yamwimitse amavuta, abandi bose Imana yabazengurutse, ibyo byose yarabikuruye. Urumva ngo guteye mu izina, urumva
hari ibintu ari kwibuka we asa nk'uwikuye mu rugamba ahubwo ashize Imana imbere ashize Imana yabonye kuko yakuruye amavuta Haleluya akura amavuta y'ubutambi akura amavuta y'ubwami Haleluya nubwo ngiri mu ishyamba Haleluya nubwo ngiri mu bibazo mvuye mu ishyamba narindagiye natanze n'ubuhamya bw'indubunishe natanze ubuhamya bw'intare nishe ariko ndamanutse tawasi dewefo manuka mu kwizera umanuke ubanze ikigeragezo gihe ubuhamya ukibwire ngo iyambyaje cyagihe ukibwire ngo iyanyishyure cyamunara cyagihe ukibwire ngo iyanyishyura amashuri cyagihe iyantabaye cyagihe ntabwo irasiga muri ubutayu Dawidi yamanutse avuga ngo Imana nabonye mu ishyamba Imana nabonye ingabura mu ishyamba Imana yandobanuye papa yanyibagiwe ntabwo Dawidi igeze yiga kandi abandi barize Yes. Dewe si Imana yamanutse amanga Imana intoranyije ntarize ikama y'amavuta yamanutse amanga uko nubwo mbona ndi gatoya manutse ndi umwana ndamanutse ndi umwana Imana yangize umwana ikigeragezo mbwira abantu dukurikiye ikigeragezo ufite gisuzugure kirebe neza nurangiza igisuzugure ukimenyeshe ko ikigeragezo kigiye kukuva imbere kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro umushumba ikigeragezo cyaba kikuri imbere dewe ndi hano imbere ya kamera ngo hanurire ikigeragezo kikuri imbere Haleluya kigomba guhunga dewe asiri kikakuva imbere damandeli alaba kugira ngo amavuta defaye amavuta yawe amenyekane ikintu kiri imbere kigomba kumva imbere kugira ngo amavuta amenyekane ikintu kiri ku bakozi b'Imana badukuriki kigomba kubava imbere kugira ngo amavuta mukurikire ikigeragezo kiri mu rugo rwawe kigomba kukuva imbere kugira ngo amavuta yawe amenyekane ikigeragezo kiri mu kazi kawe Haleluya 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 Ramaseke kugira ngo amavuta Imana ishobora byose Goliyati yagombaga kuva imbere ya Dawidi agapfa kandi Dawidi akamukata igihanga amukatishije inkota yiwe ya Goliyati akatwara igihanga akagishyira wari warananiwe Sawuli warageragiye mu myobo n'ingabo yewe Yesu ahantu ngo yaravuze ikintu ibanga ririmo yaramubwiye ngo jewe singuteye mu izina ryanjye ngiye manutse mu izina ryanjye Imana wasuzuguye niryo zina icya kabiri iyo usuzuguye irakungabiza kera Dawidi ahagaze mu rugamba hatariwe ahubwo yikuye mu rugamba arangije aterekamo Imana ayiterekamo mu kwizera no kuyihamya avuga ati yo wasuzuguye irakungabiza ndaguca igihanga uyu munsi wa none bimenyekane ko nta Imana we nuvuga ngo ikisha abantu dusengana ikisha domare ko seport zande fola ramasike yaraba ayi widuta sike ya mosita onevaje uyu munsi nagira imbazango bya pastor Virango nuzuye umwuka wera kuko hari bigomba guhinduka kandi bigahinduka mu buryo bukwiriye undi wese akabyumva ndumva navuga mbo ikibazo ufite ni kimwe abantu ntago bashaka kwikura mu rugamba rw'ibigeragezo barumva aribo birwanira bagomba kuruvamo babyajyamo ngo nyabige Dawidi avuga ati jewe nubwo uruzi nje ntabwo ari jewe si jewe uje ntabwo ari nje lamateke nahibangarira yaramenye ati je ntabwo ari njuje tere wa si jewe ahubwo nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli iyo wasuzuguye uyu munsi irakungabiza urumva icyo jambo abantu bagombye gusenga gutyo ati dayimoni nguteye mu izina ry'Imana yanjye usuzuguza uyu munsi irakungabiza iri joro nsame naho ngaho uyu munsi irakungabiza same iri joro same uyu munsi irakungabiza mbona ndashaka iri jambo tera aravuga ngo uyu munsi irakungabiza abantu ntabwo turamenya kwikura mu rugamba ngo turuterekemo Imana turashaka kurwana nkatwe kurwana nka Wellars kurwana nka Ntambabazi kwirwanirira guhangana gusakuza nge ni presence yo ku rugamba gusa ariko
hariyo ntubeshye ngo nje mu izina rya Kamuhanda sinje mu izina rya Ntambabazi sinje mu izina rya Dorothea sinje no mu izina ry'abampagarikiye sinje no mu izina ry'untumye y'imiryango nta nubwo nje kwa Sari waruntumye n'ibikoti yampaye mbitaye n'abarumuna banjye baheze mu myobo abantu bose bihishe mu myobo avuga ati uyu munsi ndandikira amateka ku kibuga ngiye gusuzugurirwaho icyo bigura ubusuzugurirwaho ahubwo ati ntabwo nje muri ayo mazina ntabwo ndiyo mpamvu ntirenza ibyuma n'inkota nje mu mavuta nitwaje inkoni kuko niyaciyemo kabiri maze turambuka ayiwe kosipe nitwaje inkoni we ngo yabonye inkoni kumbi nta makuru nta bikoresho yajyanye iyo wasuzuguye niyo mpamvu abantu dusengana abadukurikiye mu izina rya Yesu urugamba hagarara kuri pozisiyo y'urugamba ariko ruharira Imana twige kuruharira Imana arikora amasandonema naruharira Imana uyu muntu umugabo uri muri Afurika arahitaza we n'urwana ntabwo bikunda ntabwo ari bugusanga i Burayi ntabwo buri bukunde ntabwo uri buhuze umuryango wawe we ntabwo wabishobora bwira Goliyati ukuri imbere iyi Imana usuzuguye yawe wamenyekana iyi Imana usuzuguye Goliyati atarapfa iyi Imana usuzuguye iyi Imana usuzuguye irakungabiza uyu muntu kandi ntujye ngo ni ibintu byinshi ntabwo nguteye mu izina ryanjye avuga ati ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye iyi munsi Imana irakungabiza ndaguca igihanga suzugura uri kumwe natwe fatanya natwe ukurikiye yego aho wicaye muri saro aho uri kureba aho wicaye uri telefone yawe aho wicaye uri kubirebera kuri televiziyo yawe aho wicaye uri kubirebera mu kazi kawe fatanya natwe Yesu ni kumwuka w'Imana bwiye fatanya natwe nimba ari ibibyimba biri mu nda ukore ku nda yawe fatanya natwe nimba ari uruzingo rwari baguzinze ufate ku nda yawe fatanya natwe nimba ari kompiyuta yawe uyikoze w'ikiganza ene wasini mando nakabuye kamwe nakabuye jewa simbaraga zawe n'imbaraga z'Imana n'imbaraga zishobora byose ntabwo ari wowe bikora n'Imana ibikora muri kano kanya wowe udukurikiye the west fatanya natwe mu kwizera niba ufite umurwayi fatanya natwe mu kwizera Goliyati akuri imbere agomba kukuva imbere agomba gupfa dewa kugira ngo umenyekane Yesu mwana fatanya n'umukozi w'Imana fatanya n'ubushuma fatanya natwe ku bana bakunaniye fatanya natwe n'ubu mwuka w'Imana ambwira ngo hari abantu dukurikiye bagomba gufatanya natwe muri kano kanya bagahambuka bakanabyandika ngo ndahambutse Imana ihindurije amateka bakamenya ngo tubishyira mu nzagi Goliyati si ikibazo ahubwo ni ubitsa amasezerano ni utuma ufunga amayira mukubite mutere mu izina ry'Uwiteka wimutera nkawe wikwitiyezo nk'ibyawe ngaramanuka aravuga ariko hari ibanga ryajemo ngageze hafi aravuga ati ntago namutera gusa ngabanza runa amasoma kutuza bagira ngo arimo aranywa amazi kumba arimo akora nkamubuye 5 arimo akora 5 ari gukoramo akoramo iwere gimwe ariko aya mabuye dusobanura umusho yafashe muri imwe gusa ngo araza ngakaraga umuhumetso ngarohereza ikigabo kigwa kiraguye kandi cyaguye cyubamye kiraguye kandi yubamye kandi mu buryo bwo kubara bazi imibare ntabwo watera umuntu ibuye ngagwe yubamye ubwo yagwagaramye ariko Goliyati ntiyagomba kurira mu ijuru ry'Imana yasuzuguye yagomba gupfa yiramije yaguye yubamye yagomba gupfaramije Imana da cye numvaga ko baraguye agarama gute ni imibare zo kusoma muri Bibiliya ngo yaguye yubamye uvuga ngo yamukocoye mu byuma hagati ko yari yavuze ngo teme izina ry'Uwiteka washyira n'ubuye ryitwa Kristo Kristo ntayoba afite aho yinjira ryohereza kuta mu ruhanga aho ryabuye ryamugaritse ahubwo ramana nabwira ngo we ntushobora gupfura mu ijuru ry'Imana wasuzuguye urayiramye utagihumeka umva bikuri imbere si bikuricisha bikuri imbere si bikumara bikuri imbere si bikwambura imbaraga ahubwo biri kwimbere bibitse intsinzi yawe biri imbere bibitse bavuta yawe no kugira avuta wazamuke taramaseke ya mandele bo iki cyumwe kuri TUT cyo kubwira ngo ibikuri imbere tugomba kubirundura bikarekwa bavuta yawe lekura bavuta ngarangije ngo rya gibuye ikura cya Goliyati
ahubwo wakigaramye kubera presiyo yibuye kiba cyubitse umutwe. Imana itereka da wewe wareba mu ijuru ryanjye unamira hari bigiye kubandarara abadayimoni babandarare rupfu rubandara ngo arangije ngahita mukatanga gakikata ijosi ngo abantu bose bashuduka mu minyobo bavamo. Burya hari ibintu Imana yakora bene banyu bakava mu minyobo. None hari ibintu Imana ikora bakava mu minyobo bose bava mu minyobo bakajya no mu ishuri ngo baravudukana umunga azamura igihanga cye abandi batangira no kuri akizanye bati ni mwene ibanze mu nda bati ubundi ati ndi mwene Yesu mugaragu wawe. Arangije bajya gutabara atsinda ngo nibwo abagore basohotse atangira babahimbye indirimbo ahimbye indirimbo ati umva rero makuru dufite umwami n'igihe amaze yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu ngo umwami abyumvise ararakara ati ubwo abagore baririmbye gutya n'igisiga ubwami ntiyabujyanye atangira kumenya ko nawe ari umwami rero nicyo nashaka kuvuga. Urabyumva mukozi w'Imana nuvuga ngo intsinzi ikiza no muntu jambo ngiye kuri guminota nk'itanu tugurutse mu mavuta. Intsinzi ihishe ibyiza by'umuntu ni ikigeragezo kimuri imbere. Ni ikigeragezo. Intsinzi y'umuntu, amavuta y'umuntu, agaciro k'umuntu ashingiye kugeza kimuri imbere. Nagihubura akagikubita hasi data arakingura umuryango takarabasaye reyaremosike urumva amavuta ntiyamenyekanye bene baraceceka umwami aza kubyivumburira ati niba muririmbyeho inzovu igisigaye si ubwami yaje no kubwira ntuze Jonathan ati nyamara mwene Yesu azabugutwara mwene Yesu ati mwene ntuze mwene Jonathan mgatari ko rero nuba n'umwami nzabo wa kabiri. Urumva ijambo rimwe ndero na Jonathan umuhungu wa Sauli yemera ko ubwami butakiriwe. Navuze ngo Goliyati abakeneye ukuri imbere ibikuri imbere ibikuhagurukiye ntabwo ari cyatuma upfa ahubwo no kugira ngo amavuta yo kumenyekana zamuka haba hakenewe urugeragezo kugira ngo zamuke. Shambo ni ryawe hakenewe. Reka twakire profeta ababwire hakenewe zamandeko hakenewe hakenewe ikigeragezo ufite ntabwo giteye ubwoba. Uyu mwanya wigihindura ikibazo yego gihindura igisubizo yego ariko ugikuyeho kuko kigomba kuvaho. Haleluya. Dawidi kugira ngo amenyekane nuko Goliyati yapfuye. Iyo Goliyati ataza kuhaba kumenyekana kwa Dawidi byari gutinda. Yego. Ariko kubera ko Goliyati yabonetse kandi Goliyati yabanje guhindisha abantu imishyitsi ingabo zijya mu myobo. Nawe ureba uburyo wahinze imishyitsi ureba uburyo utengurwa ureba uburyo udasinzira ureba uburyo uhangayitse ureba uburyo urarukora imibare ntibikunde ndetse ubona bamwe barakase abandi barakuretse ntibakigutumira mu uko byararangiye. Nukuvuga ngo Goliyati yarahindishije abantu imishyitsi baragiye mu myobo bari barabuze umuntu n'umwe wakubita Goliyati ngo apfe. Ariko itsinzi tewasini Imana. Haleluya. Itsinzi iboneka umwanzi yapfuye. Haleluya. Itsinzi iyo wabyina itsinzi umwanzi aba yapfuye. Umwanzi wawe ukuri imbere ari we shitani. Umwanzi ukuri imbere ari amagambo. Umwanzi kuri imbere ari ibigeragezo agomba kwegera mu izina rya Yesu. Itsinzi ugomba kuyibona. Tewe erefo. Haleluya. Mushumba ndenya mbwira abana dukurikiye muri kano kanya mbabwire yuko ukumuka Imana mbwira yego ikigeragezo kikuri imbere kigiye kuvaho nikimara kuvaho. Haleluya. Ubona gufasha gushima. Dawidi yabonyemo abamufasha kuririmba ndetse Sawuli amugirira ishyari. Nawe ndewe sini mandola ikigeragezo cyari cyarabaye nk'umusozi ku buzima bwawe. Imana igikuyeho ugiye kubona abagufasha gushima. Haleluya. Ugiye kubona abagufasha kandi banakurwanya ntibazagushobora kuko Dawidi yararwanyijwe. Noneho Goliyati yavuye Dawidi arwanywa na Sawuli ararwanywa aramugerageza bikomeye cyane amutuma ibinyita amutuma ibiki ariko Imana dewe ibana nawe. Imana ubwe gukubitiye Goliyati ku buzima bwawe ibisigaye birahinduka ubusa imbere yawe. Nikumuka Imana mbwiye kandi ugiye kwandikira umushumba umubwira ngo nukuri Goliyati yapfuye ku buzima bwanjye.
mukozi w'Imana Wellars arakoze. Imana imuha umugisha, akaba n'umuyobozi ndetse wa gusengerwa. Imana imuha umugisha. Cyo mbonye ahangaha dusanga bakora samari kugira ngo abantu bajye mu mwuka neza banabyimve banawurimo. Hari ibintu dukwiye kubanza kumenya. Cyambere nuko intsinzi y'umuntu iboneka ku mwanzi umuri imbere. Taramukubita ni wakira intsinzi. Cya kabiri, Dawidi we ntabwo yashatse kwiyangaja mu rugamba. Ahubwo yaravuze ngo ugiye nguteye mu izina ry'Uwiteka. Kinango uteye nka mwene Yesu. We yarabuze haboneka nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Uyu munsi irakungabiza. Ikintu Dawidi atukwiye kumwigiraho nuko yikuyeho urugamba akarushyiraho Imana. Ari na mpamvu Goliyati yapfuye yubamye ntagarame. Kandi atewe yumva kugarama ko yatewe ibuye, ariko kunyagarama zatya ryaramukurira umwubikisha hasi. Arangije numva ko yikuyeho urugamba aragaruka. Noneho bituma amavuta yamenyekana. Nagira ngo mbwire abadukurikiye kuri TUT abwire ngo ibibazo barimo ntago byakagombye kubahagarika umutima, ahubwo aho hantu habitsa amavuta nibakubita iryo gini, kandi kurishobora nta kindi kigomba kubashoboza nuko biyambura urugamba bakarushyiraho Imana. Gusa kuhagarara ku rugamba, iyo badahagarara ku nyanja ntiyari gucikamo kabiri. Iyo badakanje muri Yorodani ntabwo byari gushoboka. Iyo batazenguruka ko ntabwo byari gushoboka. Imana ibishaka presence yacu aho hantu. Ariko urugamba tukaruha Imana. Abantu ro bararwiherera bavuna. Bashaka kuruvuta barushobora niyo mpamvu mvuta ariko tefa Mandeleba. Umva ijambo rikomeye tugiye gusorezaho riravuga ngo amavuta yahishe ku mwanzi wawe. Niko byagenze kuri Dawidi. Ntamenyekanye. Amenya ko ari umwana. Baramuririmba. Imana iduhe umugisha. Nagira ngo usengera abantu bere dusoza. Sengera abantu. Yo amavuta kuzamuka kwawe. Kugira agaciro kawe. Kubitse. Kubigeragezo wicaranye. Yego. Kugera aho ugomba kugera. Line mo. Gutera imbere kwawe. Kuzajya mu ijuru kwawe. Kuzagera kure kwawe. Bibitse. Imana yabibitse ku mwanzi wawe. Kubigeragezo byawe niho Imana yabitse kutabarwa kwawe. Kandi uko umwuka w'Imana dutumye bigomba kumenyekana ko uyu munsi wasenye n'abakozi b'Imana. Reka dusenga Imana. Uri Imana y'inyembaraga. Uri Imana y'ubushobozi. Uri Imana ivuga bikaba. Urategeka bigakomera. Abadukurikiye buri muntu wese afite ibikomere. Abenshi afite ibikomere bagiye baterwa na za Goliyati ziri imbere zabo n'amakuba n'ibyago. Hatabaye ikigeragezo ntihaba kuzamuka. Dusabe buri muntu wese imbaraga. Ntabari gukubita Goliyati, ahubwo repo enema atere Goliyati bw'izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera yizeye. Turirukana imbaraga z'abakonikoni, imigambi y'abademoni ku bantu b'Imana, imigambi y'abademoni ku bakobwa, imigambi y'abademoni ku babyeyi, imbaraga zibarwanya. Dewe sini monde pa, imbaraga zirwanya abagabo, imbaraga zirwanya abatuye mu gihugu cyacu, imbaraga zirwanya abatuye ku migabane itandukanye y'isi. Abadukurikiye edefo muri kano kanya kuri TUT turasenze ngo imbaraga z'Imana zibabeho, kandi uyu mwanya ubaha imbaraga, ubahe kwizera nk'uko Dawidi babashe gutsinda Goliyati. N'abari barahungiye mu myobo basohokemo bavuge ngo mu ijuru hari Imana izamura umuntu, hari Imana imenyekanisha, hari Imana ihindura amateka y'umuntu, hari Imana ivura ibikomere ku muntu. Urakoze Mana kubikoze, ugatabara abantu bawe, ugahindura amateka. Natwe tuzagushima, bazavuga izina ryawe, bazakwamamaza. Ibyo Satani yagambiriye ntago bigezweho, ibyo Goliyati yagambiriye ntibigezweho, kuko Goliyati yapfuye ibyo yarapanze atabigezeho. Ni nako umwanzi w'umuntu azapfa ibyagambiriye atabigezeho. Urakoze Mana kubikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo ushimire mukozi w'Imana. Amen. Kandi urakoze rwose, unyemereye iki cyumweru twahanurana. Uganda twahanurana. Hanyuma murakoze abadukurikiye mwese kuri TUT n'ubwuzu TV. Uranyemereye rwose. Imana igumisha nakagaruka kuri TUT. Mukomeze mwiyandikishe mukora subscribe, kandi mushaka umukozi w'Imana mwamura ntago bigoranye. Murakoze Imana yamucisha mu izina rya Yesu, amen. Nakagaruka.